abahogoraga abavuga ko batazongera kumubona, icyo gihe tukamubona tuzongera kunezerwa, ibyari amarira bisimburwa n'ibyishimo, nibwo tuzishima kuri rwa rupfu, tuvuge tuba rupfuye kunesha kwawe kurihe, ese urubori rwawe rurihe? Icyo gihe ibyiringiro bizaba byamaze kugaragara, icyo gihe amarira ntazongera kubaho ukundi, ahubwo tuzakomeza guseka. Haleluya! Kandi urwo rupfu ntabwo ruzajya kutugarukamo ukundi. Ubu turimo turababazwa n'uyu mubiri, ariko igihe kizagera ibyari ukubabara bihinduye kwishima. Haleluya! Uyu mushiki wacu rero dukuwemo, tuzi neza yuko tuzongera kubonana. Ikindi twakongeraho ni umubyeyi apfuye asize abana batatu, abakobwa batatu. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Turacyari rero mu mudugudu wa Kamamana, ni mu kagari k'Akaduha ho mu murenge wa Munyaga, ni mu karere ka Rwamagana, aho twaje gukurikirana umuhango wo gushyingura nyakwigendera Sumwiza Grace. Nkuko rero mubizi, iyi ni inkuru ncamugongo, ni inkuru yababaje abantu benshi, ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru yo kubona umuntu wifitiye ikibazo, umuntu ufite uburwayi nka buriya, ariko akaba yaje kugirirwa gutya, akagirwa ubugizi bwa nabi, akaza kwicwa urupfu rukanganye, urupfu ruteye ubwoba. Niyo mpamvu rero mureba aha ngaha turi nka televiziyo ya Buganza TV, tukaba twaje gukurikirana tunabagezaho uyu muhango wo gushyingura Sumwiza Grace. Nkuko rero twabibabwiye, abaturage ni benshi aha ngaha, ndetse imodoka y'akarere nayo ikaba imaze kuhagera, ndetse n'abayobozi b'umurenge n'abavuye ku karere nabo bakaba bamaze kuhagera kugira ngo baze kuza gukurikirana uyu muhango wo gushyingura Sumwiza Grace. Ni muri ubwo buryo rero turaza kubabwira ko uyu mudamu asize abana batatu, ariko urupfu rwe ruteye ubwoba koko, yangiritse mu buryo bukomeye cyane. Ni muri ubwo buryo nanone kandi turi buze kugenda tubagezaho uko uyu muhango uraza kugenda ukurikirana. Murakoze, mugumiye kuri studio za Buganza TV. Tani imiryango irahombye, ariko uyu munsi abari hano turagira ngo duherekeze mushiki wacu uyu munsi ukomere, kuko uyu munsi hari ikamba ry'ubugingo wabiciye uyu muntu. Haleluya! Twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Haleluya! Uko twemera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, niko n'uyu ngo twiringiye ko mu gihe cy'umuzuko tuzongera kubonana. Uyu munsi aragiye, ko tukimukeneye, ariko twiringiye ko atazapfa buheriheri, ahubwo igihe cy'umuzuko tuzongera guhura, twongeye guhoberana, twongeye kuramukanya. Abo ni abanyamuryango, abana barababaye, abamama barababaye, abapapa barababaye, abo bagendanaga, abamubonaga mu nzira barababaye, ariko tuzi neza yuko twe kubabara nk'aba bandi badafite ibyiringiro yuko Yesu Kristo nk'uko yazutse, niko bizerana na Kristo ngo dupfanye akatuzazukana nawe. Tuzi ko mu gihe cy'umuzuko tuzongera kubonana n'uyu mushiki wacu. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twemeye abazaba bakiriho abahogoraga abavuga ko batazongera kumubona, icyo gihe tukamubona tuzongera kunezerwa, ibyari amarira bisimburwa n'ibyishimo, nibwo tuzishima kuri rwa rupfu, tuvuge tuba rupfuye kunesha kwawe kurihe, ese urubori rwawe rurihe? Icyo gihe ibyiringiro bizaba byamaze kugaragara, icyo gihe amarira ntazongera kubaho ukundi, ahubwo tuzakomeza guseka. Haleluya! Kandi urwo rupfu ntabwo ruzajya kutugarukamo ukundi. Ubu turimo turababazwa n'uyu mubiri, ariko igihe kizagera ibyari ukubabara bihinduye kwishima. Haleluya! Uyu mushiki wacu rero dukuwemo, tuzi neza yuko tuzongera kubonana. Muturebere andi magambo aboneka mu Bakorino ba kabiri igice cya 4:16, hasigaye dukomeza igikorwa cyacu cy'amakuru.
Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 16. Cya 4 umurongo wa 16. nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya. Haleluya. Nicyo gituma tudacogora umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya, uw'inyuma arasaza ariko uw'imbere ahora ahinduka mushyashya. Nicyo gituma tudacogora. Bakristo bavandimwe, abantu muri aha ngaha twatabaye, turagira ngo uyu munsi nimucogore, nubwo mushiki wacu yadukuwemo, dufite ibyiringiro ko tuzongera guhura. Haleluya. Dufite ibyiringiro ko tuzongera kubonana. Ndakwifuriza nawe kugira ibyo byiringiro. Mureke dusenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana Data, se umwana wacu Yesu Kristo, ndagushimye, ngushimiye neza n'urukundo ukomeze kutugirira. Wabanye natwe iminsi yo kubaho kwacu, ariko uyu munsi wabaye ngombwa ko mushiki wacu adukurwamo, bibaye ngombwa yuko duhangayika, ariko tuzi neza nkaho biringiye ko azazuka tukongera kubonana. Uyu munsi dushubiyemo ibyiringiro, bishimirwa uri mu ijuru. Nyemerera tubane nawe kandi ubwiza bwakomeze kutugaragaraho. Aba bantu bari aha ngaha nibo babwirwa, uyu mushiki wacu ntabwo ari harabwirwa ko ntacyo ariho kumva. Ndabizi neza ko wamuhamagaye kandi arasinziriye. Nyemera ukomeze umutima w'umuntu wese uraha, kandi ubwiza bwawe bukomeze kutugaragaraho, maze impanda y'imperuka nivuga tuzimirwa mu ngoma yawe idashira. Urakoze kubanye natwe, urakoze kutangiranye natwe, nituza gusoza iki gikorwa turi kumwe nawe, turashobora izina ryawe. Urakoze kubyumvishije, ni mwiza sumbya abashirizeye. Amen. Abantu b'umuryango nibo bakigira hano. Abantu b'umuryango bashize twakomeza. Abantu b'umuryango niba turirimba mu gihe bagitunganya aho mushiki wacu tujye kumushyira. Ntabwo tubihamye kuko tutabihagazeho, ni amakuru adasobanutse twafashe. Hanyuma ikindi twakongeraho, ni umubyeyi apfuye asize abana 3, abakobwa 3. Ubundi mu buzima bwe busanzwe yari umubyeyi, yabanaga na nyina. Ndumva nta yandi makuru, icyo tumuziho nuko yabaga atujije, nta muntu yatukaga, ntiyavugaga, nta ribi rye, ntabwo yaba yaribye ngo bamusange mu nzu. Gusa natwe urupfu rwe rwatubabaje kuko rwaje rutunguranye. Ababashije rero kudutabara mwese, mukomeze kwihangana kandi mudufate no mu mugongo, tutirengagije nyine n'umubyeyi we. Tuzagumya tumube hafi, tujye tumubaza bwakeye bute, tumuhumuriza. Numva nta kindi kintu nakongeraho. Kuko
Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.